Murabibona rero nshuti bakunzi ba YouTube channel yacu, murabona iyi video iratangira, turabona ibira biti by'imivumu mubona hariya hakurya, biriya ni ibigabiro by'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri, biri mu kagari ka Ngeri mu murenge wa Munini mu karere ka Nyaruguru. Aha rero naho hari ku rutonde rw'ahantu harenga 500 ndangamurage hari mu gihugu, kuko ahangaha hatuwe na mwami Kigeli wa kane Rwabugiri, hakaba ari mu bigabiro bye rero na muramu we witwaga Muhigirwa. Aha rero akaba yarahubatse ingoro yiwe kugira ngo ahagandike, ndetse abone uko azajya ategura ibitero bitera i Burundi cyangwa se birinda n'inkiko zagishyikize ubwami bw'u Rwanda. Murabona rero ni kuriya bimeze, hepfo yaho inyuma gatoya ya biriya bigabiro cyangwa se iramivumu hari intebe y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Bishatse kuvuga yuko abami b'u Rwanda bose babaye mu ngoro zisaga 124, ariko Rwabugiri ubwe nk'umwami akaba yarabaye mu ngoro zisaga 24 n'iyi Ngeri mu karere ka Nyaruguru irimo. Ni ahantu ndangamurage rero buri muntu wese yakwitabira cyangwa se yashishikarira gusura, kuko hari amateka akomeye cyane yaho waganirizwa n'abaturiye cyangwa se n'abasheshe akanguhe bahavukiye. Ariko nk'uko mubibona ni ibigabiro bigaragaza ko usibye kuba waba wabwiwe n'ababizi cyangwa se rusanzwe ubizi, utamenya ko kuko hari hatuye umwami Kigeli wa kane Rwabugiri, ko abona yuko abantu basanzwe bahahinga kandi baranahatuye nk'ibisanzwe. Turabasaba rero gukomeza kudushyigikira muri byose, kandi dukomeze gusigasira umuco wacu, umurage wacu, ishema ryacu, icyerekezo cyacu.